Amuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazataranja. Yesu ashimwe inshuti muvandimwe wandi Umutsinzi TV, ndagusuje cyane, amahoro y'Imana akubeho. Njyewe muri kumva ni Evangeliste Robert Victor. Uyu mwanya tugiye kurebana ikintu gikomeye cyane mu bigendanye no gusenga. Tumaze iminsi twiga inyigisho yo gusenga. Twabonye ibice bigera muri 7 by'amabwiriza ushobora cyangwa se uburyo ushobora gusenga neza hanyuma ugahabwa ibyo ushaka. Uvuga ngo ibyo bice byose uko ari 7 tumaze kureba ukwiriye kubireba, ugende urebe inyigisho zindi nashyizeho uko zikurikirana mu minsi yose igiye itambuka, zivuga ngo dore uko wasenga ugasubizwa vuba. Hanyuma ibyo bice byose ugende ubikurikirane ubyumve, numara kubyumva harabaho impinduka, nujya gusenga urabona umugisha mu gusenga. Uyu munsi rero ikindi gice tugiye kureba ni igice cya 8 cyangwa se mu bice tumaze kubona. Iki gice ni cya 8 tugiye kwiga ku bigendanye no gusenga. Ndakubwiza ukuri ko ibi bice byose nuramuka ubyize ukabimenya, uzasenga neza kandi uzasubizwa rwose vuba. Hanyuma tugiye kureba uko wasengana ukwizera. Kuvuga ngo ukwizera kuba gukeneye cyane mu isengesho. Hanyuma rero numara kumenya uko wasenga no kwizera, nta kabuza uratangira gusenga nk'uko bikwiriye kandi usubizwe ibisubizo byawe ubibone vuba. Hanyuma tudatinze tugiye gutangirira muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 20 kugeza kuri 24. Uraza kubona ko mu by'ukuri isengesho ari ikintu cy'ingirakamaro, no kwizera byose iyo ufatanyije. Iyo usenganye ukwizera habaho kubona ibintu ukeneye gushaka. Turasoma rero 11:20 muri Mariko. Haravuga ngo bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu aramusubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musabye mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Yes. Aravuze ngo hari habayeho igihe cyo bari bagiye i Yerusalemu ngo gusenga. Hanyuma umwami Yesu arasonza, yegera igiti cy'umutini ngo arebe ko yabona icyo arya. Ageze kuri icyo giti cy'umutini ngo abona rwose nta mbuto ziriho, ntigiheruka no kwera imbuto. Hanyuma ararakara ahita avuma cya giti, arakibwira ngo umuntu ntakongere kurya ku mbuto zawe ukundi. Ubwo ngo ntikizongere kubaho, arakivumya aragiciye. Hanyuma icyabayeho ntabwo ngo byahise cyuma, ahubwo tubona ngo bukeye ejo nk'ejo ngo banyura hahandi hari cya giti. Hanyuma ngo Petero abona cya giti noneho ngo cyumye, ahita abwira umwami aramubwira ngo mwigisha, dore noneho cya giti wavumye cyumye. Yesu arabwira ati mwizere Imana, cyangwa se mugire ukwizera nk'ukw'Imana.
ngo ndakubwira yuko umuntu wese wabwira umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we yuko icyo yavuze gikorwa, rwose yakibona. Ahita anababwira ngo ibyo musabye mu isengesho, ngo ntashidikanye mu mutima we. Hanyuma arababwira ngo ibyo musabye, mumenye ko ibyo musabye byose mu isengesho, iki cyose muzasaba mu isengesho, muzizere, ngo ntimuzagire ugushidikanya, ngo ibyo musabye mu isengesho mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Ibyo musabye mubishyizeho umutima. Nimba muri mu isengesho mukagira ibyo musaba mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona rwose. Mwizere ko mubihawe muzabibona. Rero hano ikintu ukeneye kwigamo ni ibintu bigeze muri bintu, kuvuga ngo harimo icyo kuvuga ngo mwizere Imana. Ese kwizera Imana ni iki? Hariya yavugaga ngo mwizere Imana, ni kuri kwizera yari afite. Igihe yavumaga kiriya giti yari amaze gukonfirima ko kivuyeho, ko cyumye uhereye ako kanya. Mu gihe mu maso ya ziriya ntumwa ze cyangwa mu maso y'abigishwa be hatigeze hagaragaramo ko kivumitse. Bakomeje kwitegereza babona ntikivumitse, babona ntabwo amababi yumye, babona ntacyo gihindutseho. Bagenda bavuga ati umwigisha ubanza uyu munsi byanze tu, ntabwo yigeze avuma, ntabwo byakunze, turinze dutaha igiti nta mpinduka zirakibaho kandi yamaze kukivuma. Hanyuma urumva ko abigishwa bakomeje gukurikirana cyane, kubera ko bumvaga si umwigisha noneho byamugendekeye bite. Arangije arareba, ngo Petero arareba, bukeye asanga noneho ngo cyumye uhereye mu mizi. Mwigisha noneho dore cya giti wavumye cyumye. Yesu aramumama aramubwira ati wowe ubu nibwo ukibona ko cyumye? Wagize ukwizera kw'Imana. Wanga ukwizera kw'Imana kuvuga iki? Kuvuga ko ikintu iyo ukibwiye gihita kikumva ako kanya, ndetse ibyo uvuze bihita bitangira gukorwa ako kanya. Ntabwo ibintu by'umwuka cyangwa by'Imana upimira yuko byabaye kubera yuko ubona impinduka mu maso yawe, ahubwo ukwiye kuba wizeye yuko ijambo ryavuzwe ryahise rihindura byose. Ugomba kuba wizeye yuko ijambo ryose ryavuzwe igihe ryavugwaga n'ibintu byari bimaze kumva kandi byari bimaze guhinduka rwose. Icyo kintu rero mu by'ukuri nicyo abantu dukunda kugwamo. Iyo dusenze ntabwo twemera yuko ibyo twasengeye byumvise cyangwa byumvishwe, ugakomeza wumva bitabaye. Yesu yabahaye urugero arababwira ati muramutse mufite ukwizera kw'Imana mwabwira uyu musozi ngo shinguka utabwe mu nyanja, ariko ngo ubivuze udafite ugushidikanya mu mutima, icyo uvuze cyakorwa. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe uba uvuga ibintu ariko ukagira ugushidikanya mu mutima wawe ko ibyo bintu ahari bitabaye, bitumvise. Ni ukuvuga ngo nta kintu kitakumva uramutse uvuganye ukwizera, cyangwa se uramutse ukoranye ukwizera, ibintu byose ngo byabaho, byakumva. Ubivuganye umutima umwe, ubivuganye kudashidikanya mu mutima, byahita biba, byahita bikoreka, byahita bijya mu buryo. Ubwo ni ukuvuga ngo impamvu akenshi tudasubizwa n'impamvu akenshi ibyo tubwira bitagenda, ni uko mutima dusigarana gushidikanya, dusigara tuvuga ngo ese buriya byumvise, ese kuki bitahise biba, ese ubwo bitahise biba buriya byabaye, ese buzaba. Ngo umutima wawe ukomeza gushidikanya kuri byo. Nyuma rero niba ukomeza gushidikanya bivuge ngo ntabwo wari wizeye.
bishobora kutazaba, nako nta nubwo bizaba. Hanyuma ubwo rero inama twakuramo hano ni imwe. Ikintu cya mbere ni ukugira ukwizera kw'Imana. Kwizera kw'Imana kuvuga ko ibintu twabwiye byamaze kumva ndetse byamaze no kubaho, tudapimishije amaso. Hanyuma iyo tumaze kwemera ko byamaze kubaho, ikintu cyiza ni uko bya bintu ngo biza kwambara umubiri. Hanyuma ngo ntabwo byakwambara umubiri utabanje kwizeza umutima no kukuramo gushidikanya kose. Rero niba koko ufite ukwizera kw'Imana, uzajya ubwira ibintu, ibyo bintu ubwiye umenye mu mutima wawe ko byumvise, umakinge sure ngo byumvise, nta kabuza byumvise. Hanyuma ntusigarane gushidikanya mu mutima wawe ko ibyo bintu bitumvise kandi bitakozwe. Icyo nicyo, uko niko kwizera kw'Imana. Imana iyo ivuze ibibizi ngo birabaye, mu mutima isigaranamo ikintu kimwe kivuga ngo birabaye. Ku Mana iyo yavuze iravuga ngo birabaye. Hanyuma nayo irashaka ko tugira ngo kwizera kw'Imana. Yesu yaravuze ngo mugire kwizera kw'Imana, mwizere nk'Imana. Hanyuma nimwizera nk'Imana, ibintu byose muzajya mubivuga bibe, niba mudafite gushidikanya bizajya biba rwose. Ibyo mwabwira byose. Umusozi ni ikintu kitavaho, ariko Yesu yagitanzeho urugero. Yagitanzeho urugero ko gishoboka ku muntu ufite ukwizera kw'Imana, ko yabwira umusozi ngo shinguka utabwe mu nyanja, kandi ngo ntagire ugushidikanya mu mutima we ko icyo avuze kitari bube. Mu by'ukuri ngo cyaba yakibona. Haleluya. Rero wowe ukwizera kugomba kukuyobora igihe ugiye gusenga, igihe ugiye kuvuga, ukwizera kugomba kukuyobora. Hanyuma ntukumve yuko ibintu bitabaye kuko ubona ngo bidahise bihinduka mu maso yawe kano kanya. Niba ushaka kubona ibisubizo byinshi ku Mana, ntugapimire ibisubizo byayo ku maso cyangwa se kubibona bifatika gutya. Ahubwo gusa ujye umenya ngo navuze mu izina rya Yesu, navuze mu izina ry'Umwami, ubwo ni Umwami uvuze. Hanyuma ijwi rye ryumvikanye kandi ibyo yategetse gukorwa birakorwa nta kabuza. Nyuma icyo gihe iyo ufite uwo mutima ko byabaye nta kabuza rwose biraba. Ngo ibyo nimusenga mujye mwizera yuko ibyo musabye mubishyizeho umutima, mujye mwizera ko mubihawe kandi muzabibona. Kuvuga ngo niba usabye ikintu gishyizeho umutima, ngo ugishaka cyane, ni ukurya wizera ko ugihawe, hanyuma ngo uzakibona. Rero uyu munsi ikintu narinje kubabwira ni igice cya 8 iyi dore uko wasenga ugasubizwa vuba, part 8 n'izindi part zose. Part 7 nayishyizeho mu gitondo, hanyuma n'iyi ngiyi uyirebe ndetse n'izabanje zose uzirebe, urakuramo ubumenyi, uzashimira, uzavuga ko wahuye n'umubwiriza ubutumwa mwiza. Nubishyira mu bikorwa byose uzishima, uzabaho unezerewe. Rero uyu mwanya umenye kino kintu, ugira ukwizera kw'Imana, kwa kundi kwita ibiriho nkaho bitariho, kukita ibitariho nkaho ari ibiriho. Kwa kwizera Imana ivuga ikamenya ngo byamaze kubaho, ntabwo byaba bitagaragara mu bifatika. Ngo ni ukwizera kw'Imana. Ikindi ngo nusenga ujye umenya ko ibintu byose, nugira icyo usaba mu isengesho wagishyizeho umutima, jya umenya yuko ngo kibaye cyangwa se ugihawe kandi ngo uzakibona. Kuvuga ngo senga ariko ubizi ngo urahabwa, hanyuma wakira igisubizo, hanyuma wakira igisubizo ko bibaye neza, nurangiza uzabona igisubizo cyawe maze unezerwe. Nubwo Imana bukubeho, ugirirwa neza n'imbabazi bikubeho rwose. Turakomeza no kureba isengesho.
aya masengesho ntagucike. Iyi yari part 8, uyumve neza kandi uze kwishima, ndetse uze gukora like, uze gukora subscribe niba utarayikoze, uze gutera na comment, ndetse umbwire ngo ese ni gute nakora ibi mu bintu by'umwuka rwose, umbaze nza gusubiza neza cyane. Girirwa neza n'imbabazi bikubeho rero, turasubira mu yindi video. Bye bye.